Yesu yabambwe hagati y'abambuzi, umwe aramutuka undi arihana. Siriplase ntabwo Yesu yavuze ngo bamburwe ubanze uje kubatizwa, ahubwo Yesu avuga ati uyu munsi nkurikije umutima wawe turi bubane muri paradizo yera y'Imana. Abakijijwe atibijwe, abakijijwe atavuza indimi, abakijijwe ataruhitse isabato, abakijijwe atarahawe amasakramenti. Nkavuga ntabantu muracereza abandi. Ubusaha hano wahavuga ute, wasobanura iki pasi? Nizo mpamvu ugiye kuvuga kurakiza. Ibi bintu byose utubwiye byatuma abantu bahuza mu gakiza. Niba buri wese afite uruhare rwo yumva ari rwo rugaza kakijijwe, kandi urwo ruhare abandi akabate rwo bafite, abantu bazigera bahuza. Umwanzi aje kugira imbaraga nuko yazanye imiryango itandukanye. Bibiliya ni imwe. Nari mfite mugenzi wanje twabanaga w'umugaturika, naramubaje ntese ukubibona agakiza ni iki? Arambwira atagakiza nganire n'umudivantiste ntese umuntu ukijijwe iyo mumubwirwa n'iki? Ati umuntu wihanye umupantekote mubaje twicaranye ndabantese mwewe iyo mugenzuye mubona umuntu ukijijwe asatira bati cyagihe abantu basenga. Mbajije umubatiste tuganira aravuga ati twewe agakiza dutangirira Mutemwe de Jove. Umutemwe naraganira arambwira tumva rero uzagenzure wa wundi wanjye inzego za leta tiyifatanye, akanga igisirikari, akanga imirimo ya leta, akanga indirimbo y'igihugu, akanga ibendera, ntabishire mu gaciro. Ati uwo muntu turamwe. Mbere yuko dusobanura agakiza hari akabazo ushaka kubaza. Ijambo rivuga ngo hatsatsaraha risobanura ngo deliverance, riryo romaye na agakiza ko gutabarwa mu byago cyangwa mu makuba, ntabwo ari agakiza ko kubyarwa ubwa kabiri nk'umwana w'Imana. Ariko agakiza mu buryo bw'ijambo ry'Imana gahindura abantu abana b'Imana bakita Yeshua mu Giheburayo, mu Kigiriki niko bita soteria, ariho havuye inyigisho bise agakiza. Rero gafite ingingo 10 zikayobora. None pase tukira aho ngaho, ubu ushaka kumbwira ngo Yesu hari abakunzi yari afite bamukunda? Iyo abakunda Yesu baba benshi kuruta abamwanga ntibaba barashoboye kumubamba. Ariko kuko yavugaga ukuri byakomeretsa abantu bakamwanga bakamuhunga, bifuje baraba umujura kuko abenshi muri bo bari abajura. Birumvikana ko ukuri kuganzwa n'ikinyoma cyane kwisi. Kwisi. Ariko ukuri kugahora. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana bavuga ngo ntaco twakora ngo turwanye ukuri uretse kukurwanira, nuko guhoraho suko benshi bagukunda. Umukobwa aragenda aja kwa se wabo, amufata neza, baramwakira nk'umwana wo mu rugo. Ariko musaza wo kwa se wabo amutera inda, yanga guterura inzoga aja gutwara inda. Bagize ibyago bitatu. Ntabwo azamujana kuko bavukana. Yabaye igishubazi kuko yandagaye kandi akaba yamenyekanye. Turuwa nta mpoza amarira kuko atarerego wo bavukana. Urumva kaga yahuye nako karuse ako gufasha base guterura. Iyo pastor agira ubwenge, ishami ry'abatampera ryitwa abatsindishirizwa, iyo bajije umukobwa uti kuba utarashatse byatewe n'iki, ati ijambo ry'Imana ravuga ngo uburi wese agumuko yahamagawe. Niba uri umusore Imana ikaguhamagara uri umusore, ibizi impamvu iguhamagaye uri umusore, komeza umusore. Yagombye gutegereza ukabanza kurongora iyo ishaka gukora ufite umugore. Iyo nabyo se birahari kandi byumvise. Uko Imana yaguhamagaye umutyo ntushaka. Ariko niba yaraguhamagaye ufite abagore batatu gumuryo niyo yabishatse kumutyo bagumane rwose mwe. Abatambira afite imitwe ine, hari umutwe w'abagorozi, hakaba umutwe w'abacamanza, hakaba umutwe w'abatsindishirizwa, hakaba n'ubutwe noneho w'abakusi. Twakijijwe kubw'ubuntu, ntabwo byavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira uwihimbaza. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. Nongere ngusuhuze shuti mukundwa, wowe ubana natwe buri munsi ugakurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turakwifuriza amahoro n'umugisha utangwa n'Imana aho uri hose, kandi mu by'ukuri turabakunda cyane, kimwe nuko namwe mutugaragariza urukundo. Rero turabasuhuje mu bihugu muherereyemo, ntago tuvuga ngo tubirangize, abari ku mugabane wa Afrika, Aziya, Buraya, Amerika ndetse no muri Oceania, abari mu kirwa cya Australia, mwese tubifurije guhirwa muri byose. Ariko reka tugaruke muri Afrika dusuhuze bene data badukurikira baretse kutwandikira bari Madagascar, mu kirwa cya Madagascar. Imana ibahe umugisha mwebwe muri Madagascar mukurikira ubutumwa bwiza, ndetse n'abari Burayi, za Poland, za
mu Buholandi n'ahandi tutiriwe dutinda cyane. Gusa turishimye cyane, mureke dukomeze gufashanya twubaka ubwami bw'Imana. Ikindi, niba umaze kumva iki kiganiro kikagufasha, wikihererana ucyoherereza inshuti, umuvandimwe, kugira ngo dukomeze kumva ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro cyacu Menya Nibi na Pastor Mpazibirego. Nkuko bisanzwe, ngira ngo abantu benshi bamaze kumumenya, bakunze ibiganiro twagiye dukorana, kandi mu by'ukuri byarabafashije. So rero no kuvuga ngo uyu munsi kongeye kumugarura, bushize yasubizaga bimwe mu bibazo abantu bagiye babaza. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyacu. Mbere yuko twinjira kuri topic yacu, reka tubanze tumwakire, tumuhe ikaze kuri Iron TV kugira ngo asuhuze abadukurikiye. Nyuma yaho twinjire mu kiganiro. Kandi Pastor, ubwo urongera unabibwire neza kugira ngo none bongere kumenya, kuko tuba tubona abantu bashyashya ba buri munsi. Turakwakire rero kuri Iron TV. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Mpazibirego Pierre ubaganiriza. Murakoze. Hanyuma Pastor, tuguha ikaze kuri Iron TV. Ubushize ubwo duherukana wasubizaga bimwe mu bibazo abantu bagiye bandika muri cya kiganiro twakoze cya mbere, cyigishaga ku bintu bitatu, harimo discipline, doctrine ndetse n'icyo bita le branche. Rero washubije bamwe mu bibazo, ubwo n'udukurikiye bwa mbere yajya kubyumva. Topic yacu tugiye kwiga uyu munsi ni topic irebana n'agakiza. Agakiza ni iki kigaragaza ko umuntu yakijijwe ko afite agakiza? Agakiza nindi, kugira ngo abantu babimenye ibi bintu, kuko kira kiganiro twakoze cyateje confusion mu bantu benshi kubera ya discipline watwigishaga. Bamwe bateoya biri muri Bibiliya, abandi bateoya sibyo, uyu musaza ari kuyobya abantu benshi. None ubundi agakiza niki? Ese ubundi niki kiranga ko umuntu yakijijwe? Muradusobanura agakiza kugira ngo tubashe kukumva. Murakoze cyane. Nabaye mu bihugu bitandukanye, mbana n'abantu batandukanye kandi b'inshuti byanje, tuganira ku by'agakiza. Nari mfite mugenzi wanje twabanaga w'umugaturika, naramubaje ndese uko ubibona agakiza ni iki? Arambwira ati agakiza nuko uwambaye ishapuri yaba yubahiriza amasakaramentu uko ari 7 kandi akemera ubumana buri muri Mariya. Ndamwumva mbishira ahantu, nganire n'umudivantiste ntese umuntu ukijijwe iyo mumubwirwa n'iki? Ati umuntu wihanye iwacu tutaramufata ku cyaha cy'isabato, akaba atarakora ku isabato, turamwemera k'intore nk'umuntu ukijijwe. Mbega uwo muntu akaba atica isabato? Ati uwo muntu niwe wakiriye agakiza, ukijijwe neza. Umupantekote mubajije twicaranye, ndabantese mwewe iyo mugenzuye mubona umuntu ukijijwe asatira, bati cyagihe abantu basenga uzarebe neza umuntu uvuga indimi nshya. Uwo muntu uvuga indimi nshya akaja mu mwuka, twemera ko akijijwe, niryo tagiriro ryo gukizwa. Noneho rero mbajije umubatise tuganira, aravuga ati twewe agakiza dutangirira ku muntu batijwe mu mazi menshi. Iyo wemeye tukakwibiza ubukijijwe. Narizo mpamvu uko nabonye uburyo butandukanye bw'imyumvire itandukanye. Mutemwe de Jove, umutemwe naraganira, narambwira tumva rero uzagenzure wa wundi wanjye inzego za leta tiyifatanye, akanga igisirikari, akanga imirimo ya leta, akanga indirimbo y'igihugu, akanga ibendera, ntabishire mu gaciro. Ati uwo muntu turamwemera iwacu, ko ntabwo umuntu wabaye umusirikare tumwemera nk'umuyoboke w'umuhamya. Ati uwo niho tugenza twatuye umuntu vraiment ni umuntu w'Imana, arakijije, yakiriye agakiza, arakijije. Uwo nguwo iyo yangi igisirikare akirengagiza imirimo ya leta, tuba turi kumugenzura. None se Pastor, tukiri aho ngaho mbere ko twinjira mu bindi, uravuze uti kwa Mariya ho umuntu ugaragaza ko yakijwe yakiriye agakiza ni umuntu uzuza amasakaramentu 7 kandi akemera ubumana bwa Mariya. Ugiye kumudive ati nuko yubahiriza isabato ntayice. Ugiye kumupantekote ati ni umwuka wera ubigaragaza, avuga mu ndimi. Ugiye kumubatisa ati ni ukubatizwa mu mazi menshi. None ibi bintu byose utubwiye byatuma abantu bahuza mu gakiza?
kuko niba buri wese afite uruhare rwe yumva arirwo rugaragaza ko akijijwe kandi urwo ruhare abandi akaba atari rwo bafite, abantu bazigera bahuza nk'abakristo. nibyo wa mwene data yavuze ati uwize nabi yumva nabi akigisha abandi nabe kandi akayobya benshi. ni imyigire yabatandukanije, kandi umwanzi aje kugira imbaraga ni uko yazanye imiryango itandukanye. Bibiliya ni imwe, ariko abantu gutandukana ntabwo ari ikibazo. mu Bakorinto ba mbere ibice 11 umurongo wa 16 na 17, ntabwo gutandukana ari ikibazo ku bamwe baba batisandura, ariko ikibazo ni uko batumvikana. ngo buzuzanye bavuga ati ako sinari inkazi kambe, undi ngo avuga ati nanje ako sinari inkazi kambe. umuntu akaza kubwira ati ziriya mpano z'umwuka zari izikinyejana ca mbere, ni izitorero ry'intumwa, ntabwo ari izagenewe itorero uyu munsi wa none. ariko Bibiliya ikatubwira ko uko Yesu yarari ejo niko ari umunsi wa none kandi niko azahora biteka ryose. undi akaza akabwira ati umubatizo wamuha urugero rw'abambuzi babambanywe na Yesu, umwe yatahanye na Yesu muri paradizo atabanje kubatizwa. hasi none niba umubatizo bayishingiro ry'agakiza uri yakijijwe n'iki? Yesu yabambwe hagati y'abambuzi, umwe aramutuka undi arihana. Siriplase ntabwo Yesu yavuze ngo bamburwa ubanze uje kubatizwa, ahubwo Yesu avuga ati uyu munsi nkurikije umutima wawe turi bubane muri paradizo yera y'Imana. abakijijwe atibijwe, abakijijwe atavuza indimi, abakijijwe ataruhitse isabato, abakijijwe atarahawe amasakramentu, atanamenye ko Mariya afite ubumana, abarakijijwe, abagiye mu ijuru. ntangavuga ntabantu murakereza abandi, murakereza abandi. Basi iki kiruvuze ko gikomeye cyane. Bya bintu twebwe tudahurizaho mwa idini rimwe riba ryemera ngo nitwe turi mu murongo kubera iki kintu tugikurikiza, n'abandi ati ni iki ngiki. Tubonye igisambo ku musaraba, nta na kimwe cyakurikije muri ibyo byose, nta na kimwe, kandi cyabonye ubugingo, cyari cyabonye ubugingo. ubusaha ahantu wahavuga ute, wasobanura iki pastor? Nizo mpamvu ugiye kuvuga kurakiza. niyo mpamvu ugiye gusobanura agakiza. Nizo mpamvu ngiye gusobanura agakiza. Mbere yuko dusobanura agakiza hari akabazo ushaka kubaza. Ubundi paze iyo urebye mu isi mbona ngiye kunkurikiza, mbona isi yubakiye ku kinyoma. Ikinyoma nicyo gifite imbaraga kurenza ukuri, ku buryo umuntu uvuga ukuri agira abantu bamukurikira bakeya, n'umuntu uvuga ikinyoma akagira abantu benshi bamukurikira. None ikibazo nshaka kubaza, Yesu igihe Pilato bamujyana kwa Pilato yarabaje ngo mumitiremo abantu babiri, uyu Yesu n'uwitwa Baraba igisambo cya cyera bamaze kibakubita kibiba cya cyera bazengereje, ati niko ari Yesu ari na Baraba, murahitamo nde ngo kugira ngo ari we tubamba? Abantu bahitamo Baraba. Ubu ushaka kumbwira ngo Yesu hari abakunzi yari afite bamukunda? Iyo abakunda Yesu baba benshi kuruta abamwanga ntibaba barashoboye kumubamba. Ngo subemo gukana navuye iyo abakunda Yesu ico gihe baba benshi imbere ya Pilato, amatora Yesu yari gutambuka ntaba kibambwe. Ariko kuko yavuga gukuri byakomeretsa abantu bakamwanga bakamuhunga, bifuje Baraba w'umujura, kuko abenshi muri bo bari abajura, ngaje kubiyicira n'ubundi. Nasanze umubyeyi ari kubwiriza mu muhanda, nta muntu wahagaze, yari afite Bibiliya umubyeyi hariya hagana Samuduha, nta muntu n'umwe, yaba imodoka yaba moto yaba w'amaguru nta wahagaze. Ariko iyo baharwanira ni imodoka zari guhagarara. Rero mwe kuja muraha imbaraga ubwinshi bw'abantu, bakwange bagutera amabuye, ariko ufite assurance yuko ibyo uvuga ari ukuri. Basi ijambo uvuze rirakomeye n'ubu ntarumva. Mu bantu bakoze ibintu byiza mu isi bakabikorera abantu benshi mu isi ni Yesu. Yesu yagaburiye abashonje, Yesu yambikishije abari bambaye ubusa bigatuma abandi babambika bitewe n'urukundo rwiza ari kubereka. Yesu yazuye abapfuye, Yesu yakijije ibirema, Yesu yahumuye impumyi, abafite ubumuga bwo kutumva yarabakijije, abarwaye imyuka y'abadayimoni Yesu yarabikoze, anababarira n'abanyabyaha, anababarira abanyabyaha bose bari bakwiriye gupfa. None Bibiliya kitwereka abantu bamukurikiraga mu muntu uza ari mu bishanga iyo ngiyo mu mibanda ari wagiye kugishiriza barenga 5,000-6,000. Ni gute Yesu ku musaraba bambe imbere ya Pilato uvuze ngo abamwangaga ni benshi kuruta bamukundaga, ngo niyo mpamvu yabambwe, kandi abantu baramwirukaga inyuma ari benshi cyane
barimo kumuvugira. ntabwo uzi umubare w'abantu bariho icyo gihe. Abantu bashobora kukwiruka inyuma ari 200 ariko hanze hasigaye 200 bari mu mazu. Abamukirana baga bamubonye ariko mu mazu bagasigara abandi, ariko igihe cyo kuhitamo kubambwa bahamagaye bose. Ati nimuze noneho. Bituma babandi benshi batamwemeraga baganza bamukurikiraga. Kuko Baraba yaribaga koko. Abo ngabo bamwirukagaho Yesu babaga bamukeneye, wenda sibona Baraba yibaga. Ariko kuko Yesu yakoraga ibyiza akabura bafatanya nabo mu byiza, buri umuntu mubi igituma agira abakiriya nuko ababi baba benshi bagakorana nawe ibisa nabyo. Ariko wundi ukiranuka, kuko abakiranutsi baba bake akagira abantu bake, nubwo baba bakiranutsi bake bamukunda nibo bamwirukagaho, ariko suba ko ari batuye aho ngaho bose bamukurikiye. None se abo bantu si imiryango yabo yakizaga, se abantu babo yagiye akiza? Mbo yakije mu ntara zitandukanye aho yanyuraga hose, yabanjije iwabo kuko Yesu ni umuyuda, urumva akomoka mu muryango wa Yuda. Yahereye iwabo rero atoranya intumwa ngo zimuherekeze binjire mu murimo. Intumwa bamukurikiye yatoranyije 12 avuga ati aba barahagije kugira ngo binjire mu murimo. Barihanisha ariko si yabambwe abayuda bose bihanye, oya, kandi bari iwabo. Ndetse yageze abonye banabyanze aravuga ngo nta muhanuzi wabo. Nuko munzi nizo mpamvu mu nyanga aravuga ati nta muhanuzi burya. Tugaruke rero ako karagaciyemo. Birumvikana ko ukuri kuganzwa n'ikinyoma cyane kwisi. Kwisi ariko ukuri kugahoraho. Ko guhoraho ikinyoma gishira vuba, kirashira, ariko ukuri kukakundwa n'abake ariko kugahoraho. Ko nta kantu keza cyane. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana bavuga ngo ntaco twakora ngo turwanye ukuri uretse kukurwanira, nuko guhoraho suko benshi bagukunda. Ntacyo twakora ngo turwanye ukuri keretse kukurwanirira, kugushigikira. Kubera guhoraho ariko ikinyoma cyo kikaranye. Paze hanyuma rero tuti agakiza, tubonye ibintu bituma tugirana amahari bigatuma tutumvikana mu madini wisa amakominote mu kiganiro cy'ubushize, bitewe nuko abantu bigishijwe n'abandi bigishijwe n'imyumvire yabo. None tubonye ko ibyo bintu bituma tudahuza, ariko uko tubonye igisambo ku musaraba kibona ubugingo, kandi ibyo bintu byose tudahuriraho we nta na kimwe yakurikije. Ubwo agakiza kaba ari iki? Agakiza ninde? Ese ubundi umuntu ugaragara ko akijwe ameze ati? Nibyo turaganira. Yes, tuguhaye ikaze. Agakiza mu buryo Bibiliya bivuga, Bibiliya y'Ikinyarwanda akenshi yashira abantu muri confusion. Agakiza hari igihe gasobanura deliverance, ngo subiramo. Hari igihe agakiza gasobanura deliverance. Mu Kuva ibice 12 umurongo wa 14, aho Mose yabwiraga iteraniro ry'Abisirayeli ati mwicecekere bakurikiwe na Farawo, mwitijya muri burebe uyu munsi agakiza Uwiteka ari bubashye. Kuko Abanyegiputa mureba mutazongera kubabona iteka. Avuga ngo muri bubone agakiza Uwiteka ari bubaha uyu munsi. Ako gakiza ni deliverance, ntabwo ari salut. Hari agakiza ko kurokorwa muri deliverance nk'uko Imana yabarokoye mu maboko ya Farawo, ariko hari n'agakiza ko guhindura umuntu akaba umwana w'Imana. Noneho muri Bibiliya z'umwimerere ijambo rivuga ngo hatsatsaraha risobanura ngo deliverance riryo romaye, nagakiza ko gutabarwa mu byago cyangwa mu makuba, ntabwo ari agakiza ko kubyarwa ubwa kabiri nk'umwana w'Imana. Ariko agakiza mu buryo bw'ijambo ry'Imana gahindura abantu abana b'Imana bakita Yeshua mu Giheburayo, mu Kigiriki niko bita soteria, ariho havuye inyigisho bise soteriology, inyigisho z'agakiza. Agakiza rero gafite ingingo 10 zikayobora. Hari agakiza no gutsindishirizwa. Hari agakiza no gutsindishirizwa. Hakaba agakiza n'ubuntu. Hakaba agakiza no kwizera.
cyo ni cya gatatu. hakaba agakiza no kwihana, hakaba agakiza no kubyarwa ubwa kabiri, hakaba agakiza no kwezwa, hakaba noneho imbaraga z'agakiza aho zikomoka, hakaba noneho imirimo y'agakiza, hakaba ubuyobe bugakiza. Niho turaganira mu buryo buhagije. Ubuyobe mu gakiza. Ubuyobe. None icyacumi umutekano w'agakiza. None pase tukiri aho ngaho. Ibi bintu 10 tubwiye. Ubushize wayongeye tubwira ibindi 10 bigaragaza doctrine. Abantu bagiye batwandikira bavuga ngo gira vuba tugarure paseri kugira ngo ibi bintu 10 noneho ahere ku cyambere kitwigisha. Ibi bintu 10 zabitwigisha ryari. Cyo ni cyambere urongeye tubwiye ibindi 10 nanone bigiza agakiza. Ibi bintu tugiye gute tubikora mu kiganiro tubirangize cyangwa buri ngingo yose ushobora kuyigisha igihe kinini cyane? Turayivuga mu ncamake kugira ngo abantu basobanukirwe. Agakiza ni kimwe mu nyigisho za doctrine. Ku ngingo ni ukuvuga ngo ya 8 twavuze ko ingingo ya mbere ari ibyanditswe byera, tuvuga ko ingingo ya kabiri ari Imana, ingingo ya gatatu ni Yesu Kristo, ingingo ya kane ni umwuka wera, ingingo ya gatanu ni abamarayika, ingingo ya gatandatu ni umuntu, ingingo ya karindwi ni icyaha, ingingo ya 8 ni agakiza, ingingo ya 9 ni itorero, ingingo ya 10 ni ukugaruka kwa Yesu cyangwa iminsi ya nyuma. Noneho rero mfashe agakiza ni icya 8. Nicyo tugiye kuganira. Nicyo tugiye kuganira. Muri yo doctrine 10. Turaganira ku ya 8. Ya 8 agakiza. None agakiza yakwisugaragaza. Noneho kagize nabwo kagendera ku ngingo 10. Iya mbere ni agakiza no gutsindishirizwa. Aho watubwiramo gakeya. Yesu Kristo abambwa ntabwo yabambiwe bamwe. Nanizo mpa muri Yohana 3:16 ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uyizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu rero ntabwo yaje gupfira bamwe, ahubwo Imana yatanze umwana we kugira ngo apfire abari mu isi bose. Niko nukuvuga ngo abari mu isi cyatumye Yesu azana iki? Nuko bari bageze igihe cyo kurimbuka no kuva mu maso y'Imana. Imbabazi zayo rero zirava yohereza umwana wayo kugira ngo abambwe mu cibo cyawo. Abantu bose rero baba baratsindishirijwe. Nuvuga ngo ntihaba hakigira ukibarwaho ibicumuro, abantu bose bahinduka abere kubw'amaraso ya Yesu. Ariko bose ntibizera. Ngo bizere icyo Yesu akoze. Abizeye bose muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 ngo abamwemeye bose bakizera izina rye nibo Imana yahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ariko umugambi w'Imana ni kugira ngo bose batsindishirizwe binyuze mu kumwemera no kumwizera. Turabigeraho. Ni ukuvuga ngo gutsindishirizwa ni ibya bose. Byahawe bose. Bose baratsindishirizwe ntawe Imana ikibara mu rubanza. Watuje akanwa kavuga ati bana babarira kuko uri muri babandi batsindishirizwe nta Imana ibikikubaraho. Ntikubaza ngo ishura. Ko Yesu yari yishuye. Yego. Niko bita gutsindishirizwa. Noneho rero hakaba ikintu cyitwa kabiri, ikintu cyitwa ubuntu. Aba Efeso 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 haravuye ngo twakijijwe kubw'ubuntu. Ntabwo byavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira uwihimbaza. Noneho ragakiza n'ubuntu mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 kugeza 24 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ubuntu nuvuga ngo ubuntu ngo ntawe Imana yasabye igiciro, nta na negotiation yahabaye. Kugira ngo Imana yemeye gutanga umwana murekure ntawa negosiye nayo. Na n'uyu munsi abanze kwizera Imana iracategereje ngo bizere, ntabwo yarambiwe. Nibyo bita ubuntu, nuko nta negotiation, nta Imana igusaba ngo wishure, nta kindi. Iyo ni ingingo ya mbere, agakiza no gutsindishirizwa. Iya kabiri agakiza n'ubuntu mvuze.
ya kabiri wayigezeho niyo mvuze ubuntu. Gutsindishirizwa navuze ko ari uko tutakibarwaho urubanza, icyo cy'ingenzi twavuze. Gusuye kugakiza n'ubuntu. Noneho ubuntu ndavuga nti nta negociation, nta giciro cyahabaye ngo Imana yemeye kurekura umwana wayo, ahubwo yamuduhaye ku buntu. Nizo mpamvu tugomba kuha agaciro ubwo buntu. Na n'uyu munsi rero turacari mu buntu. Yego, uwakwemera uyu munsi wa none Imana yamwakira. Abakijijwe rero kubw'ubuntu nk'uko bamwe bavuga, hari ababifata ubwitwazo bwo kugendera mu mubiri ngo byararangiye, ariko iyo ubuntu bumaze gutambuka nta negociation, haba hakurikiyeho kugira ngo noneho twizere ubwo buntu. Ego cya gatatu, hari umuntu uherutse kuganira, hari abantu benshi bavuga ngo tubazanira ngo abantu ngo hariye ngo tugerageza gutumira abantu bafasha abantu kugira ngo bakizwe. Hari uherutse kuza rero we dushaka kumuha umwanya ngo atambutse ikiganiro, turabanza turamuganiriza, ariko atwereka ko ushingiye ku ngingo ya mbere uvuze yuko twatsindishirijwe, kabari mu isi bose batsindishirijwe kubera Yesu. Aravuga ngo icyo ni kigaragaza ko nta muntu n'umwe mu isi uzarimbuka. Urugero yatanze, yaravuze ngo kuko icyaha cyazanywe n'umuntu mu isi umwe, cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, kigahinduka inyoko muntu, uwo muntu umwe na Adamu wahindutse ubugingo buzima, ngo ni nako bigaragaza ko uwaje kugikuraho akadutsindishiriza, agatsindisha cya kiremwa muntu cyahindutse inyoko muntu ku cyaha, ngo ni Adamu wa nyuma, ari we Yesu Kristo. Kubera ko Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, Adamu wa nyuma akaza ari umwuka utanga ubugingo. Aravuga ngo rero niko abantu bose n'ubundi yabatsindishirije akabakuraho icyaha, nk'uko n'ubundi cyaha cyabanye ku muntu kuri Adamu wa mbere. Aravuga ngo kubw'iyo mpamvu rero nta muntu n'umwe mu isi Imana izigera irimbura, kugeza ubwo yanakoze n'ishyano rirenze. Arambwira ngo n'abantu bose bapfuye mu gihe cya Nowa kuri wa mwuzure, n'ab'i Sodomu n'i Gomora, bose izo generasiyo zose zagiye zibaho, ngo bose ubu Imana yababumbiye hamwe muri Adamu wa nyuma, ari we Kristo Yesu. Kubw'iyo mpamvu ngo bose nta n'umwe Imana izarimbura, bafite ubugingo. Icyo kintu bakivugaho iki? Nizo mpamvu kuri iyo topic y'agakiza twahaye ingingo 10. Uwo muntu twamusubijeyo, turamubwira ati rero ibintu uri kuvuga ni wowe muntu mu isi wa mbere uje kuvuga ibyo bintu, ko n'abapfuye mu gihe cyane bose n'abo ku Sodomu n'i Gomora nta n'umwe uzarimbuka. Mwerekana Bibiliya, ndayimwereka mwana ise ko mbona bigaragaza ko baciriweho iteka mu gihe cya Nowa. Ati reka ibyo ni kinyoma. Turamusezera aragenda. None pasi turagira ngo aka kantu ukavuga ko hari abantu bafite iyo myumvire kuko imeze gute? Ese koko ni ukuri abantu bose Imana babumbiye muri Kristo Yesu, muri Adamu wa nyuma, nta n'umwe uzarimbuka? Nibyo navuze nti hari ingingo 10. Twari turangije ingingo y'ubuntu ya kabiri, ko Imana kubw'imbabazi zayo nta negociation yahabaye. Yego, yemera gutanga igitambo, Yesu yitamba rimwe kugira ngo dutsindishirizwe. Ntitwa tukibarwaho ibicumuro, ahubwo tureba Yesu Kristo udutsindishiriza. Noneho rero ingingo ya gatatu haba ikintu cyo kwizera ubwo buntu. Ingingo ya gatatu bivuga ngo iki? Kwizera ubwo buntu. Kwizera, ubundi abantu bavuga kwizera birimo ubusobanuro bwinshi. Hari ukwizera gusanzwe bita foi naturelle, hakaba ukwizera ibitangaza kwitwa foi miraculeuse, hakaba n'ukwizera kw'agakiza biduhesha kwitwa abana b'Imana. Biratandukanye. Hariya mu Bakorinto ba mbere bice 12 murongo wa 8 kugeza kwa 12 batubwira impano. Mu mpano batondaguye ubwenge, kumenya, kurondora, bashizemo ibitangaza, bagashiramo no kwizera, bagashyiramo no gusengera abarwayi, bagashiramo guhanura, kurondora, gutandukanya imyuka no gusobanura indimi. Iyo mpano yo kwizera itandukanye no kwizera by'agakiza. Icyo nacyo nakuzaje kubazaho, kuko urumva kwizera hari noneho n'impano. Kwizera kw'impano
Nukitandukanye no kwizera kw'agakiza. kwizera kw'impano ubwo. Kuko iyo bavuga ngo kwizera kw'impano yo kwizera ni kurya umuntu ashobora kuvuga ati ngiye gukora mariage, ngiye gutegura ubukwe, nta n'igiceri, ariko mfite kwizera ko ubukwe buzaba bwiza, kuko kwizera ko ariko kwabimubwiye bikaba byiza koko. Ariko ashobora kuvuga ibyo atanezeza Imana, ariko kubw'impano yahawe bigasohora, ariko atanezeza Imana. Hariho no kwizera noneho hari abivuga ngo ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi nibyo biduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Noneho baravuga ngo icyatumye abakera bahamya neza nuko rero gufite kwizera niko kwatumye. Kwizera rero rira jambo ryatswe mu Baroma ibice ni 10:9 haravuga ngo nitwatuza akanwa kacu ko Yesu Kristo ari umwami, kandi tukizera mu mutima ko Imana yamuzuye mu bapfuye tuzakizwa. Uko gukizwa niko kwizera kw'agakiza. Niwatuza akanwa kawe. Batanga urugero rwa babambuzi cyatuma umunyakizwa, yaravuze ngo yatuje akanwa cyarabatitswe turabajya byaha, tuzira ibyo twakoze. None umwana w'Imana tubambanywe, mwari mukwiriye kumbaza ngo kwabambanywe n'abambuzi yakoze iki? Yesu yumvise iyo myumvire yo kumva ko azize ukuri. Yesu aravuga ngo kuko yemeye kuri umunyabyaha kandi ukemera ko nzira karengane kuko ntibanye namwe, kandi ukabyatuza akanwa kawe ufutuye, urakizwa. Turajana muri paradizo. Ubwo rero icyo gisambo cararabutswe, kirizera ntabyo gikoze. Kagakiza kwa kwizera kw'impano gushobora kutaguhesha ubugingo. Gusengera abarwayi bishobora kudahesha ubugingo. Kwirukana abadayimoni bishobora kudahesha ubugingo. Byanditswe muri Matayo ibice 22 haravuga ngo benshi bazambaza kuri urya munsi ngo mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza bikomeye mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Yesu ngo nibwo nzaberurira nti mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, ntabwo nigeze kubamenya. Hari igihe impano zitabasha kukugeza ku gakiza, ariko zigakora ku isi. Niko Yesu yasobanuye muri Matayo 7:22 kugera 23. Noneho rero kwizera gukiza ni nk'ukuriya mwambuzi, nuko wemera kuri umunyabyaha niho gutangirira, kandi ukemera ko Yesu wabambwe atagiraga icyaha kugira ngo bigaragare ko yikoreye icyaha cawe. Noneho kandi ukabifutuza, ubyatuza akanwa kawe, noneho ukizera umuzuko w'igihe kizaza. Kwijambo ry'Imana riravuga ngo umwambuzi yaravuze ngo njyewe uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Bari babambwe bose uko ari 3. Ntabwo umwambuzi yamenye ko Yesu yabambuye yigeze azuka, ntiyabimenya, ariko babambwe hamwe. Ariko umutima wo kwizera umuhishurira ko Yesu azagaruka mu bwami bwe. Aravuga tuzagibuke, kandi agiye no gupfa. Kwizera ikira gisambo cyagize abambuzi bombi barapfa, bose barabambwe ku musaraba, ko nawe agiye gupfa. Ariko aravuga ngo uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Ibyo bita kurabukwa. Noneho Yesu yumvise ibyo bintu avuze cy'ubumana, kubavuze ati wije impaka twe tuzira ibyo twakoze, ntibadufashe twiba. Abwira mugenzi we ikindi, kutabaje ngo uyu muziranenge azira iki ko tutibanye, wabonye twiba turi kumwe nawe? Ibyo nibyo yagombye kubaza. Yesu aramureba aravuga ati ubwo wemera kuri umunyabyaha, ukemera ko ntagira icyaha, none ukaba watuje akanwa kawe, kandi ukemera ko nzagaruka, turagiye. Uyu munsi ndakubwira ukuri ko turi bane muri paradizo. Iyo ni ingingo ya gatatu twaturiho ngo tuguha ngo ubwo buntu tubuheshwa no kwizera. Tujye ku ya 4. Iya 4 noneho ni ukwihana. Iyo umaze kurabuka wizera, ni utangira kugenzura ibyo wakoraga nibyo cyangwa si byo. Nibyo ko nibaga, ariko Imana nkaba numva nshaka kwizera, ndareka ibihe nsigarana ibihe. Icyo gihe rero iyo ngingo ya 4 twumve ni ukureba ibyo urareka n'ibyo urasigarana mu byo wakoraga.
aho rero niho babandi bubona bavuga ko ibyo bidashoboka ko ibyo ngibyo burimo kwihangira gukiranuka. oya ntari ukwihangira gukiranuka ko sindarangiza ingingo yo kubyara ubwo bwa kabiri. Ni ukuvuga ngo urareba mu byo nakoraga, kuko ibyo twakoraga byose turi abapagani ntaho byose ari bibi. Twacumbikiraga abashitsi se turi abapagani turabigumana. Ntitwatabaraga mu bukwe se bw'abantu bashingiwe turabigumana. Ntiwambikaga abana bawe si urabigumana. Ntiwigisha abana bawe si urabigumana. Iyo ijambo ry'Imana rivuga mu Bakorinto ba 2:5 havuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gisha, ibya kera byose biba bishize dore byose bihindutse bisha. Naho habigenzura nta bya kera byose ubireka, urebamo ibikwiye kurekwa n'ibikwiye gusigarana. Abenshi bahura n'ikibazo ryari iyo atazi ibyo kureka n'ibyo gusigarana. Wahita bivuga ko byose byabaye bishya. Aha, hari ishami ry'abatampera ryitwa abatsindishirizwa. Iyo ubajije umukobwa uti kuba utarashatse byatewe n'iki, ati ijambo ry'Imana rivuga ngo buri wese aguma uko yahamagawe. Niba uri umusore Imana ikaguhamagara uri umusore, ibizi impamvu iguhamagaye uri umusore, komeza umusore. Yagombye gutegereza ukabanza kurongora iyo ishaka gukora ufite umugore. Ibyo nabyo se birahari kandi n'ubwambere byumvise. Kuko barahari. Iyo abatambera bafite imitwe ine, hari umutwe w'abagorozi, hakaba umutwe w'abacamanza, hakaba umutwe w'abatsindishirizwa, hakaba n'ubutwe noneho w'abakusi. Noneho rero abo babatsindije bavuga bati uko Imana yaguhamagaye umutyo ntushake. Ariko niba yaraguhamagaye ufite abagore 3 gumutyo niyo yabishatse kumutyo bagumane rwose mwikomeje, he kugira uhindura igisa nuko Imana yamuhamagaye asa, kuko Imana yabirebaga. Base yabitabirebaga byakubwiye ati noneho rekaba cyangwa usigarana uyu cyangwa se rongora. Ariko ivuze ngo ndaguhamagaye ugiye kwinjira mu murimo wawe, ikaguhamagara ukungana, iba yashatse gukora uko kwari byo bizaba byiza. none se tugarutse gato wihindura rero, ndi kuvuga ubuyobe bw'abantu. Wetse gatoyi iyo mitwe itatu yakomotse mu bagorozi cyangwa Batampera. Iyo mitwe itatu mbwiye Ine mu bagorozi ine. uwa kane ndabaye mwihoreye kuko uvuza abagorozi, abatampera, abakusi. Navuze ngo mu batampera hari imitwe ine. Hari umutwe w'abagorozi, hari umutwe w'abagorozi n'abatampera. Hari umutwe w'abacamanza n'abatampera. Hari umutwe w'abatsindishirizwa n'abatampera. Hari umutwe w'abakusi n'abatampera. Kandi ubwo nabo nibahuje. Oya ntobahuze. Nta wumva ikintu bavuga ngo abapoligame n'abamonogame. Akabono ibyo byo n'ubwambere mbyumvise. Abatsindishirizwa n'abacamanza. Noneho ni imitwe itandukanye ariko bose bitwa batampera kandi bakaruka isabato kuko bose bavuye mu badive. None se pastor kabagoroze abantu biyemera ngo nibo baje kugorora ibintu byose byagoramye kugeza ubwo barimo kuva ko bari no kugorora abadivantiste bayo bye. Bari kugorora. Nkaba numva nabo bwabo barongeye bakicamo ibindi bice. Oya abiciye bice n'abatampera sabagoroze. Ahubwo abagorozi ni agace kabamwe mu batampera. None se ko nyine urumva bo batacira imanza abo batatu bandi tubonye bose bacirana imanza. Ubwo suri mu murongo nindi. Nizo mpamvu umuntu ukijijwe ntabwo aca imanza kuko urubanza rw'iteka rurahari. Reka dukomeza agakiza wenda turaza kubyumva neza. Wari kugingo ya kwihana cyagiye cyo kurondora ngo ndasigarana ibihe ndareka ibihe. Gucumbikira abashitsi ndabisigarana, gutanga inkunga ku miryango ndabisigarana, kurera abana banje ndabisigarana. Ariko wenda kunywa inzoga ndabireka, gusambana ndabireka, kwiba ndabireka, gutukana ndabireka, inzangano ndazivamo. Ni igihe cyo kurobanura ibyo uravamo n'ibyo urasigarana. Nico gihe cyo kwihada. Aho rero abo buntu ntago babyumva. Babandi bigisha inyigisho zishingiye ku buntu butangaje uko bavuga yuko ukimara guhamagarwa ugakizwa ukizera ngo Imana yakobariye ibyaha by'igihe cyatambutse wagendeyemo, ikubabariye ibyo mu gihe urimo, ikubabariye n'ibyo mu gihe kizaza. Bahita bavuga ko izo ntambwe 3 zose wisi uzitera. Nizo mpamvu
nafashe ndi ku ngingo ya 4 noneho ndagera ku ngingo irasubiza kuko numvise ikibazo tugeze mu gihe cyo guhitamo ibyo urareka n'ibyo urasigara. Yego. Uko guhitamo rero haba guhuzagurika kuko inyigisho ziba zitandukanye. Bamwe batereka ibi, abandi batereka ibi, abandi batereka ibi. Ejo bundi hari umwana w'umukobwa wabwiye pastor ati iwacu harananiye. Kubera iki mukobwa? Ati benga inzoga kandi ntanywa inzoga ndi umurokore bakambwira ngo nterure. Ushaka iki? Ati mfite data wacu umurokore utanywa inzoga utanenga inzoga niho nshaka kuba. Ariko nanze kubikora ntakubwiye. Umushumba aravuga ati niba ufite aho waba ugatandukana n'inzoga ukabona bikohoye igenda. Yamubereye nyine nawe umuswa. Umukobwa aragenda aja kwa se wabo. Amufata neza baramwakira nk'umwana wo mu rugo, ariko musaza wo kwa se wabo amutera inda. Yanga guterura inzoga aja gutwara inda. Kandi noneho mu bavandimwe ku muvandimwe. Kandi noneho mu bavandimwe agize ibyago bitatu. Ntabwo azamujana kuko bavukana. De yabaye igishubazi kuko yandagaye kandi akaba yamenyekanye. Ikindi noneho turuwa nta mpoza amarira kuko atarerega uwo bavukana. Urumva kaga yahuye nako karuse ako gufasha base guterura. Iyo pastor agira ubwenge yari kumubwira ati bafashe guterura ubi niho uzabona umwanya wo kubigisha uterura. None pastor tukiri aho ngaho ubwo uwo muyobozi we wamubwiye gutyo yamugira inama nzima cyangwa ni inama mbi? Niko yize. Hari mwene data avuga ati yo wize nabi nyine wigisha nabi. Ubwo ushatse kutwereka ko inama yagiriwe n'uwo muyobozi we mu idini yasengeragamo yaba ari inama mbi, ubigaragarisha ko yagiye kuba kwa bene wabo agasambanywa na musaza we. Ikindi ese ubundi nibyo ko umukristo ahungu umupagani cyangwa aho agomba kumuhindura? Ikindi ese ubundi agomba gufata izo nzoga ko akaziterura mu ntoki? Muri Matayo ibice 9 umurongo wa 9 Matayo yari umukoresha w'ikoro. Yesu amusanze aho yakoraga umurimo we aramubwira ati nkurikira. Yaramukurikiye baragenda, ariko ubwo bari bicaye mu nzu bafungura haza abakoresha b'ikoro benshi kuko bari banyeye kumwe n'undi mukoresha b'ikoro n'abanyabyaha bamwirundajya. Bazana ibyo kurya barasangira. Noneho abafarisayo bavuze induru bati ni muturebere Yesu n'abigishwa ibyo batuzaniye. Umuntu asangira n'abakoresha b'ikoro kuko abaga umurimo w'umuvumo mu Bayuda gukoresha ikoro nuwananiranye niwe wabijagamo. Noneho aratuyobeye avuye ku Mana none ari gusangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Yesu yavuze ngo iki? Yesu yaravuze ngo iyo hatababa ntabwo nari kuza kuko ntabwo umwana w'umuntu yazanywe n'abakiranutsi ahubwo yazanywe n'abanyabyaha. Bisobanura ngo umukristo ukijijwe ntabwo ahunga abanyabyaha ahubwo yigisha abanyabyaha. Nico twahamagariwe kuko guhunga umuntu utaramwigisha se uzi ngo azigishwa nande? Yagombaga noneho kwemera guterurana n'ababyeyi imbuto zera mu buzima bwa gikristo zikazatuma bamwubaha bakabimukuraho. Ubwo nari kubahumana nkuko Bibiri bivuga ngo nimukore ku kintu cyose gihumanye nanjye nzabakira. Ntabwo cyari igihumanya kuko nibyo byamureze kandi nibyo kurya bija mu nda bigasohoka. Yesu yasubije abafarisayo Matayo 15 ngo ntabwo icinjira mu muntu ari cyo gihumanya ahubwo yamagambo aturuka mu mutima, gutukana, kwica, kuroga nibyo byangiriza. Naho ibyinjiye mu nda ijambo ry'Imana avuga ngo bigera muri estoma bikaba digere bigasohoka mu mwanda bigashira. None se ubwo nawe ari kujya yinywaho? Yari kuja bateruza ntayinyweho, ubwo yabateruza bakabona kugira ubuntu kwe, babona kugwa neza kwemera guterera ibyo atarya bakabona ko bamuremereye, ariko imbuto ze zikihanisha ababyeyi. Hari abakristo benshi rero bakunda guhunga abantu ngo hano ntuye ngo ni mu bapagani cyangwa akava muri famiye nk'uwo cyangwa akava muri bene wabo n'abandi bati abantu reka ntandukane nabo n'abapagani. Uyibanye mu muryango w'abapagani ubugize ubigiye kuharema itorero ni Imana iba yaragushiriye mu bapagani uri umukristo, urabigisha bakazahinduka itorero ni kububunesheje. Nuko dukomeze rero twari turi kugakiza no kwihana. Ni cyagiye cyo kurondora ibyo uravaho
n'ibyo urasigarana, kuko muri Abakorinto ba kabiri ibice byaho ni 5:17 kugeza 21 haravuga ngo iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu ngo abaye icyaremwe gisha, ibya kera byose babishize, byose bigahinduka bisha. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo byose bituruka ku Mana yashatse kwiyunga natwe ku bwa Kristo, iramutanga. Ngo noneho rero duhinduka abatambyi mu cyimbo cya Kristo kugira ngo dukore umurimo Kristo nawe yakoze aduhuza n'Imana, none natwe duhuza abazimiye n'Imana. Nizo mpamvu tudakwiye guhunga abapagani. Kuko utarigeze akora icyaha, Imana yabaje kumuhindura kuba icyaha kugira ngo duhindure gukiranuka kwayo. Nizo mpamvu dukwiriye gukora mu cyimbo cya Kristo tugahendahenda abazimiye ngo basange Imana. Ni ku ijambo ry'Imana bivuga ngo mu gakiza no kwihana nk'uko uri kudusobanura ko umuntu atangira guhitamo akora ibindi akabireka, harimo no gukora uwo murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Harimo no kuvuga ubutumwa bwiza, ariko icyambere ubanza kureba ibyo urareka n'ibyo urasigarana. Iyo umaze kureba ibyo urareka rero Imana ikabireba, haza ikintu cyitwa kubyarwa ubwa kabiri. Twagiye ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5 ni ukubyarwa ubwa kabiri. Urabona Yesu yaje akora imirimo ikomeye, ariko abayuda bari basangarwa abadokiteri, abigisha amategeko bakomeye. Noneho Nikodemu nta muntu wamupingaga, nta muntu wabonaga, baravuga ati dufite umuntu ufite icyamunaniye wese asanga Nikodemu, ufite icyamunaniye wese asanga Nikodemu. Ariko Yesu aje, Nikodemu aritegereza, bimwe biramuyobera, bakari njurusha bose, kandi uyu akaba ari umwana tuzi utuvukamo, kandi nkaba ntaramubaza bari kumva, buretse ndamusanga nijoro kugira ngo batamenya ko hari icyo ntasobanukiwe. Asanga Yesu nijoro, amubaza iby'inzira y'agakiza, yavuze ngo agakiza. Yesu aravuga ati utabyawe ubwa kabiri ntabwo ushobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu yari dogiteri, ava kubyarwa ubwa kabiri, kubyarwa ubwa kabiri. Ndi umugabo, umuntu si yaba ari umugabo akongera akaba uruhinja agasubira mu nda ya nyina akongera akavuka. Yesu ati ndakubwira ukuri, utabyawe n'amazi n'umwuka. Haraniho abantu basobanura nabi cyane, ntabwo wahabwa ubugingo buhoraho. Yesu yashaka kuvuga ko kubyarwa n'umwuka ni ukubanza kuba ijambo rikaguhindura. Biri mu Baefeso igice cya 5:26 aravuga ngo, utangire ku 25 aravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu, ariko namwe bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, amaze kuricungura akaryogesha amazi ari ryo jambo rye. Ni ukuvuga ngo amazi hariya Yesu yavugaga ni ijambo, ntabwo ari ukudumbura mu mazi, kuko ari amazi twidumburamo ni indahiro, ntabwo ari agakiza. Petero yaravuze ngo, igice cya Petero ya mbere igice cya 3:21 haravuga ngo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza, ariko ntabwo akuraho icyo ryo ku mubiri. Nta nubwo noneho agrate forterezo ntakuraho n'intuza n'icyaco ku mutima, ahubwo ni indahiro ukavuga uti désormais mwari buzi ko nduyu imbere y'abantu, ariko mpinzutse uyu. Ubwo ushubije baba batista kandi mbabwiye ko ari amazi yibiza adakuraho n'icyo ryo ku mubiri. Ubwo aba batista nabo ubwo ibyo bavuga nta gakiza kabirimo ku byo gucubiza abantu. Kwibizwa ntabwo bitanga agakiza, ahubwo ni indahiro. Abantu benshi baribijwe bagumye bakora ibyo bakoraga, ariko ikabibaye indahiro kuvuye muri societe runaka winjiye muri societe runaka imbere y'abantu. Nizo mpamvu Petero yavuze ngo ntabwo ari uko akuraho icyo ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ry'Imana ry'umutima uticira urubanza, nta nubwo ahindura umutima. None pase ukira aho ngaho, reka nkubaze ikibazo mu ngingo nyuma zo kutubwira. Ingeze ku ya 5. Ya 5 noneho ruri tugiye gutangira kubyagwaga kabiri. Aho ni wongiri ikibazo cyo nagiye kubaza. Ubwo izirangingo zose uyu muntu yari atarabyarwa ubwa kabiri se?
zirangingo zose umuntu aba atari yabyarwa ubwa kabiri. kubyarwa ubwa kabiri Ni akaetape kaza agakiza muri make. Ntabwo ari ikintu spontane gikubita, ahubwo ni urugendo, kandi urugendo rusozwa Yesu agarutse. reka tugere ku kubyarwa ubwa kabiri, komeza utubwire twumve. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo umuntu akijijwe, ubundi babivuga nabi, ijambo ryiza rihamanije n'ibyanditswe, rihuye n'ibyanditswe byera n'imbaraga z'agakiza. Agakiza ahubwo aho kugira ngo bibe gukizwa, ahubwo ni urugendo, ukaba winjiye mu nzira y'agakiza. Ati ubu ninjiye mu nzira y'agakiza izasozwa Yesu agarutse, ku buryo umuntu uri mu mubiri kandi akaba ari ku isi, hari probabilite yo kugwa cyangwa agakomeza agahagarara. abo buntu niba byemera ibyo kugwa nta bihari. Nibyo ndageraho kuko sindahagera. Noneho rero kuri ako byagwa ubwa kabiri, iyo umuntu abyawe ubwa kabiri haba impinduka, kuko abaye icyaremwe gisha deja abyawe ubwa kabiri haba ikintu cy'impinduka, niho haba urwego rw'impano. aho rero wari ugeze kuvuga ngo Yesu abibwira Nikodemu kubyarwa ubwa kabiri. Nikodemu ntiyarabizi, ariko arazi amategeko. Yesu aramubwira tutabyawe n'amazi n'umwuka, amazi ashaka kuvuga ko ari ijambo ryayo. None iyo umuntu yamara kumva ijambo akayoborwa n'umwuka, ariho rya jambo ry'Abaroma 8:14 avuga ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Niho ubugejeje kuri iyo ntera yo kubyarwa ubwa kabiri. Iyo ntera yo kubyarwa ubwa kabiri rero, iyo umuntu abyawe ubwa kabiri, hari ibyo abashigaje ku nshingano kuva ku ngingo ya 5 ya mbere. None wari mu kutubwira ngo kubyarwa ubwa kabiri no kubyarwa n'ijambo, bakakubwira ijambo rizima, noneho hakaba hasigaye kuyoborwa n'umwuka wo muri iryo jambo. Icyo gihe ubaye icyaremwe gisha. Ubwo niho kubyarwa n'amazi n'umwuka. Niko kubyarwa n'amazi n'umwuka, ntabwo Yesu yavugaga kwiriza. Noneho rero icyo gihe, kuko ububyawe ubwa kabiri haba habaye ikintu cyo kwerekwa sasa. Nizo mpamvu Nikodemu yatekereje akavuga atari ko se umuntu yasubira mu nda ya nyina ntagire ikintu kimuhishurira, ahubwo akumva ko kuba umwana w'Imana bigarukiye ku mategeko. Icyo cyatumye Nikodemu, ariko yumva hari ibibuyobeye kandi akeneye, ariko adashaka ko abantu babibega. Niho yasanze Yesu nijoro amubaza, tuzi ko uri umwisha wavuye ku Mana kandi uri gukora imirimo ntari kumva. Yesu aravuga ati nuko byagwa ubwa kabiri. Arabatese nongere nsubire mu nda ya mama mvuke. Yesu aravuga ati oya, nuko byarwa n'amazi n'umwuka, ari kubusobanurira. Iyo ntera rero biragaragara ko Nikodemu yari ataramenya Yesu, ariko azi amategeko yose yigisha abafarisayo, ariko ataramenya Yesu. Ubwo rero iyo ntera yo kumenya Yesu niyo itangizwa no kubyarwa ubwa kabiri. Ni processus etape. Ingingo ya 6 rero ni ukwezwa. Iyo habaye kwezwa, niho hatangira kuvuga ngo nawe hari ibyo tugusaba, ijambo ry'Imana. Pasi dusubire inyuma gato yihangana ku nyuma 5. Nyuma 5 kubyarwa ubwa kabiri nibyo narindi kuvuga. Hazamo impano. Hazamo n'impano no kwerekwa no gusoma ukamurikirwa. Ikintu cyitwa illumination, kuko wasoma Bibiliya nka histoire ntiyayumva, ariko iyo usomye ubyawe ubwa kabiri hari icyo Imana iguhishurira mu ijambo ryayo. Nuko tujye ku ya 6. Ya 6 ni ukwezwa. Mu ijambo ryanditswe muri Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 13 kugera ku wa 16 aravuga ngo bene data ndabihanangiriza kugira ngo mutishushanya n'irari mwagiraga kera mukirinjije. Ariko nk'uko wabahamagaye ari uwera, namwe ariko mubabera mu ngeso zanyu zose, nk'uko byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera. Iyo bigeze ku ngingo ya 6 yo kwezwa, niho Imana itangirira kugenzura imirimo. Ni ukuvuga ngo guterana ukabyibwira, gusenga ukabyibwira, noneho no gusoma ijambo ry'Imana ukabyibwira, noneho bya bindi ukoze bikagushora mu kugira ibyo ugaragaza mu mbuto. Kuja gusenga ntabwo baza Imana, guterana no gusoma Bibiliya ntabwo baza Imana, mbese nyisobe cyangwa nyireke.
kuko ari ibyo kurya byera by'umukristo ukijijwe. No gusenga rero ntabwo ubaza Imana, no gukora imirimo myiza ntubaza Imana. Oya, mu imirimo myiza sasi isosoka muri ibyo bintu bitatu. Iyo usoma ugasenga ugaterana, ubundi umugambi wo guterana ntabwo ari uwo gusoma Bibiliya cyangwa kuririmba. Umugambi wo guterana ni wo kumenya inshavure ziri muri twe ngo tuzifashe. Niwo mugambi ukomeye. Hari ukuramya, hari ugukeburana. Nkaba nzi ko mwene data Jean-Luc hari ibyo akora ntishimira, ndabimubwirira ku rusengero kuko ariho duhurira. Nicyo kiba kinzanye gikomeye. Ikindi, niba atagira umwambaro ndamuha. Naho gusoma Bibiliya wayisomera iwawe ukayumva, wasengera iwawe Imana ikakumva, waririmbira iwawe Imana ikakumva. Ariko igituma abantu baterana nukugira ngo nje kumenya ibibazo by'abagenzi banje. Kandi bose bagenda aricyo kibajyanye ngo kwiga ijambo ry'Imana, bategereje ko pastor bishop kanaka ari. Oya, iyo bagarukiye ku ijambo ry'Imana no kuririmba no gusenga ntabwo baba bashoje inshingano y'urusengero. Haba n'agahe gato ko kuvuga ngo ntawaburaye muri twe. Noneho tukareba rya jambo ry'Imana ryakubwiye ngo iki, umwambike. Musa amadini menshi ko byatabikora. Nyine ni ukwirengagiza ibiremereye, basa nabo babisimbuka ubwende. Ariko nta materaniro ku isi yemerwa n'Imana ataha atavuze ku bakene. Ikimana yaduhamagariye. Buri wese ni urugingo rwa mugenzi we, ariko niba urugingo rukomeretse rumwe rupfuka urundi kandi tukuzuzanya. Ingingo ya 6 igizwe n'ibice bitatu. Igizwe no gusoma ijambo ry'Imana, ikagirwa no gusenga, ikagirwa no guterana kwera. Iyo abantu basomye Bibiliya bagasenga bagaterana bagasoma bagasenga, ntabwo baba bashoje inshingano, ahubwo rezilita havuyemo iki. Urasenze Imana ikubwiye iki, urasomye Bibiliya ikubwiye iki. Ntabwo uri kurakura umuntu yaburaye, ntabwo uri kureba ko hari abo gutabarwa, ntabwo muri kureba ko hari abari mu bitaro. Ni ukugira ngo muve ku rusengero munogeje umusozo w'ibyo bitatu, nuko mutabarana. Waruvuze yuko iyo ngingo ya 6 ariho Imana itangira kugenzura imirimo. Ubwo aho Imana biri kugenzura kuko mushyira mu bikorwa ibirebana n'uwo mumaze kubaho. Kuko iyo ugikizwa ko kanya mu Bakorinto ba mbere ibice 13 murongo wa 11 havuga ngo nkiri umwana navuga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, kibwira nk'umwana muto. Ariko maze gukura iby'ubwana birashira, bisobanura ngo iyo ugikizwa hari ibyo utazi. Imana rero kugenzuraga ku ngingo ya 6. Iya 7 ni imbaraga z'agakiza. Imbaraga z'amagiza tuzihejwe n'umwuka wera, kuyoborwa nawo. Imbaraga z'umwuka wera ziva mu ijambo no mu gitambo cy'amaraso ya Kristo. Hariya mu Baheburayo igice ca 9 utagiriye hari ku murongo waho wa 15 na 3 haravuga ngo utangiye ku murongo wa 10 na kangahe na 3, niba amaraso y'ihene n'amapfizi y'inka n'ivu ry'inka yiriza iyo binyanyagijwe kubahumanye ko bihubanura umubiri ugahumanuka, nkanswa amaraso ya Kristo Yesu witambi Imana atagira inenge, ntazarushaho guhumanura imitima yanyipfuye akayezaho imyanda yose, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Bisobanura ngo amaraso ya Kristo, ijambo ry'Imana, noneho hakaba no kuyoborwa n'umwuka wera ni ya 7. Ntabwo wakora imirimo myiza guyisohoze utayewe n'umwuka wera, urayinanirwa. Imbaraga z'agakiza ziva mu ijambo, ziva mu mwuka wera, ziva noneho no ku gitambo cya Kristo, kucizera ukacemera ko Yesu ko. Iki kigaragaza ko izo mbaraga z'agakiza zikurimo. Mbona Imana igenzura, nta muntu wabigenzura. Umuntu ntabasha kubigenzura, twe tugenzura imbuto. Tukareba Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, agakiza ntimurashobora kugapima. Ariko reba ibyari gukora, yarahageze cyangwa ntiyahageze. Naho umuntu ko adashobora kurondora umutima wundi, byanditswe mu Bakorinto ba 2 bice 2 murongo wa 11. Ninde muri mwe wabenya ibyo ndatekereza? Ntawe. Ubesha umuntu umuganira akakubwira ibitari byo kandi agahaguruka akagenda ukabyizera. Ukuvuga ngo izi mbaraga z'agakiza nta muntu wazigenzura
wowe wabimenya ko zikurimo se? wowe urabimenya. Urate niki kikubwira ko zikurimo? Ni ibikorwa ukora? Oya, ni ubusabane ufitanye n'Imana. Noneho no guhuza ibyo ukora, ibyo usoma n'ibyo ukora mu itorero. Bati iri jambo ry'Imana nsoma ibisa nabyo nkora ni ibihe. Ntabyo nirengagiza kuko hari umuntu usoma ijambo ry'Imana neza byagera igihe cyo gufasha agafunga. None se wagize ngo uriya mutunzi wasanze Yesu amubwira ati ngire nte ngo mbone ubugingo buhoraho. Yesu arambwira tuza amategeko. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, kandi ubahe so na nyoko. Tubyo kuva mu bwana bwa Gerard bikurikije. Yesu aravuga ati hasigaye kimwe, bagiye gutandukana. Gurisha ibyo utunze, ufata ubutunzi bwawe maze ugaburira abakene. Ntiyirutse se? Aha, abantu benshi rero bahinduka baba bakristo ariko bavuga ibyo ku imbuto bakahunga. twagiye ku ngingo ya 8. Ingingo ya 8 ni imirimo noneho Imana yose igenzura. Mu Bagalatiya hariya igice ca 5 umurongo wa 22 haravangwa imbuto z'umwuka ngizi: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka no kwirida. Ijambo ry'Imana ravuga ngo iyo bishoje bimeze bityo nta tegeko ribihana, uvuga nta rubanza ubutegereje. Agakiza no kwera imbuto, iyo niyo ngingo ya 8. Iyo imborera igaragarira mu mbuto. Iyo imbuto zifite nta rundi rubanza ruzaba rusigaye imbere. Niba ukundana, wishima, utehesha abantu amahoro, ntabwo ari ukugira amahoro wowe, ntabwo ni uguhesha n'abandi amahoro. None ukagira kwihangana, ukagwa neza, ukagira neza, ukagira ingeso nziza, ugakiranuka, ukirinda. Aho rero ujye kutuganiriza kuri abandi b'ubuntu. Niho ngiye kuvuga. Ariko ku buntu ndavuga biri ku ngingo ya 10 nabiteguye. Okay. Ni ukuvuga ngo imbuto z'umwuka Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera kuki? Ku mbuto zabo. Ubwo niba koko gakiza warakabonye gira imbuto. Abantu rero benshi kuko Yesu yababwira ati kuki mugera ku mpano mwaje kugera ku mbuto mugahagarara. Guhanura ukabigira bwangu, gukora ibitangaza ugasengera abantu, kuvuga indimi ukazivuga, guhanura ugahanura, gusobanura indimi ugasobanura, ariko byagera igihe cyo gufasha mugenzi wawe ukahina amaboko. Se pasi icyo kintu uvuze gufasha kiza mu mbuto cyangwa ni imirimo? Siyo mirimo se y'agakiza navuze ku ngingo ya 8. Sihondi imbuto n'imirimo bitandukanira hehe? Buriya imirimo baravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Bibiliya iravuga mu Byahishwe 14:13 avuga ngo imirimo yabo ni izabaherekeza. Birahwanye buriya imirimo uyirebera igaragarira mu mbuto. Imbuto n'imirimo ni bimwe? Imbuto n'imirimo burya ni bimwe. Wagiye singwa imbuto kandi twabonye ko agakiza tutagaheshejwe ngo si byavuye no ku mirimo myiza ngo tutagira icyo twirata imbere y'Imana. None si kararangiye nsabye ngo agakiza ni urugendo turi kugenda, kandi n'ingingo ya 10 ntirasoza. None niba bitaravuye ku mirimo myiza dukora, ego kuki ushatse kugaragaza ko umuntu wamaze kugera ku ngingo ya 8 agomba gukora imirimo myiza kandi agakiza tutarakabonye kubw'imirimo myiza? Nuko ari ugukura, ni ukuvuga ngo Imana igihe ugikizwa ntabwo Imana yigusaba kuko utayishobora, ariko kuko umaze gukura hari imirimo utaha kano kana gasigara hano, hari utagaha ariko nakawe ntukemera se. Niyo mpamvu rero tugarutse muri izi mbuto uko zitondetse ari 9 hari ijambo imirimo rizamo. So ngusubira muri izo mbuto twumve ko hari imirimo irimo cyane. Urukundo rurimo imirimo cyane. Gute? Cyane gute? Ukubona mugenzi wawe afite ikibazo ukamufasha kuyikemura. Icyo niyo kigaragaza ko umuntu afite urukundo. Ntabwo ushobora kugira urukundo nta kintu umfasha umuntu. Oya, urukundo ruri mu bwoko, ntabwo ariyo turatereta. Hari urukundo rwo kwiteganiriza, hakaba n'urukundo rwo kubaka izina, hakaba n'urukundo rw'Imana. Mu gihe iki niho bisobanukaga neza. Agape nubwo tuba dushaka ntari herose ntari filia icene wabo, abo dushaka agape. Urukundo utanga utategaje kuzagarurirwa. Bivuye ngo urukundo ikintu kirugize no gukora.
iyo bitangiye. Noneho rero muri biriya bikurikira uvuye rangije kwihangana hariho kugwa neza, hariho kugira neza. nabyumvise imirimo iri mu mbuto z'umwuka. Iyo ufite izo mbuto n'imirimo igomba kugaragara. Twagiye ku ngingo ya 9. Ingingo ya 9 ni ubuyobe. Abantu bavuga ngo barakijijwe ariko barayobye. Niho turaganira. Hari ibintu bitatu abantu bayoberamo. Ikintu ca mbere abantu bayoberamo ni ikintu citwa extirpation. Extirpation ni abantu batekereza ko iyo umuntu akijijwe kamere y'umuntu ikuvamo ikaranduka kuko wabaye icarebwe gisha. Ntabwo ari byo. Niyo mpamvu nyine yukoze ikosa gatoya abantu bavuze induru ati nakana kayari kozeze koko n'uyu wakijijwe. Iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu ahuye n'Imana, imbaraga z'umwuka wera ziragenda zigakubita ya kamere. Turukumvikana? Ntizigukuremo zikayicecekesha zikayirusha imbaraga. Ico ubaco ntuba mu butware bwa kamere. Ariko ibikurimo kamere ibikurimo nizo mpamvu hari wakurakaza ukayigarura. Umuntu akaguhemukira ukavuga ariko noneho narihanganye ariko ibikagaruka. Nuko itakuvuyemo ahubwo yari yacekeshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Umwuka yarayikubitira ryama. Paulo yarabivuze ati njya gukora ibyiza ibi bikantaga imbere kuri ya kamere. Nkishimira amategeko y'Imana mu mutima wanje, ariko hakabirindi itegeko riba mu ngingo zanje rirwanya itegeko ry'Imana ntiya gukora ibyiza. Aravuga mbonye ishano icyo nifuza gukora si cyo nkora iciza, ahubwo nkibuka nakoze ikibi ntashaka. Ariko aravuga ati ubwo noneho nkora icyo ntashaka sinje ubu kigikora ahubwo ni icakimba. Aho rero niho babandi nyine baziranye igisho nyine ziba ko byaragiye kumusara. Mbonye ishano ninde uzankiza umubiri untera urupfu. Aravuga ngo Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu ni ari we ucekekesha kamere. None pase tukiraho harakomeye cyane kuko aho hantu ugeze ngo sije uba nkibikora ahubwo ni icyaha kimbamo iyo kamere. Ahanga ni ya kamere nabyumvise ya kamere. Aha niho babandi binyigisho z'ubuntu zuko byangiye ku musaraba. Yego. Bavuga ngo wowe nta kintu kimwe wakora ngo utsinde kamere kurimo kuko ubwawe uri iyo kamere. Kubw'iyo mpamvu rero watsindishijwe no kwizera birahagije imbere y'Imana uzabona ubugingo. Ingingo ya 9 navuze ko ubuyobe bugaragara mu nzira 3. Hari ubagaragara bavuga ngo kamere irarandukika kuvamo ahasigaye ukaba umwere. Nibwo bwa mbere waruna ariho warutaraje kubwa kabiri. Iya kabiri noneho rero ni ikintu cyitwa legalisme. Akabati hari amategeko nzagenderaho kugira ngo nemerwe n'Imana. Ariko ntabwo amategeko yagutsindishira kuvuga ngo Imana iranyemera ari uko nkoze iki, Imana iranyemera ari uko nkoze iki. Tukumvikana kuko igihano cy'Imana ntabwo gisibanganya imbabazi, nubwo n'imbabazi zidasibanganya urubanza. Nuvuga ngo ayo mategeko arahari ariko harimo n'imbabazi z'Imana. Niko kwagufashwa, niko kwagutabarwa, Imana ikakuyobora nuko wewe nyine nyine utabyishoboza. Nanizo mpamvu aberwa n'umwuka w'Imana aribo bana b'Imana. Nukuri wenyine uba ufite ikibazo ubwo hagasaba intervention noneho iva mu ijuru yo kugira ngo ikuyobore mu nzira itunganye. Iya gatatu y'ubuyobe ni ikintu cyitwa ascetisme. Abantu batekereza ko kubitewe nuko icyaha kiri kuri kamere iri mu muntu wamukubita. Hari igice cyitwa ekakare kisa na mouvement religieux. Bazana umuntu wagiye kwihana bakavuga ati wari umunyabyaha, turagukubita tukunoze kugeza igihe turakigeraho icyo cyaha tukibona. Ahubwo barinda bakwica iyo bizeye bacu bakwica batarakigeraho, kuko iyo kamera ipfana n'umuntu ntabwo yikubita ngo isimbu kitige, ahubwo wica umuntu. Mu byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 18 hatubwira bamwe mu bafilozofe bitwa aba Epikureo n'abasitoyiko. Bamwe bumvaga ko kuja ku Mana ari ukugendera mu binejeje, abandi bakumva ko kuja ku Mana ari ukugendera mu bibabaje. Noneho rero bakibabaza, bakarya nabi, bakambara nabi, bagafata umubiri nabi, ngo nibwo Imana irabona agahinda ikabemera. Abandi bakavuga ati no twinezeze kugira ngo Imana itwakire mu munezero baba Epikureo. Nuvuga ngo icyo ni ikinyoma, bose n'aba heretike n'abayoba n'abayobe.
umuntu ntabwo yababaza umubiri ngo ayigere ubwo ababaza kamere, ahubwo urapfa. Ubu ni ubundi buyobe abo bantu bababaza umubiri ngo bakiranuke. Ingingo ya 10 ni umutekano w'agakiza. Ese umuntu yagata cyangwa arakagumana iyo ari muri Yesu? Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 haravuga ngo kuko bidashoboka ko abamaze kumurikirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru bakakira ijambo ryiza ry'Imana n'igihe kizaza bamara bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bikoreje umwana w'Imana isoni ku mugaragaro, bibambiye umwana w'Imana ku mugaragaro no kumukoza isoni, ntibishobora kugira ngo bagaruke. Ni ukuvuga ngo niba abantu barasogongeye ku mpano ziva mu ijuru nuko bajyawe bwa kabiri, niba abantu barasogongeye ijambo ry'Imana ry'ukuri nuko baba bakirisitu, niba abantu baragabanye ku mpano ziva mu ijuru nuko bahawe umwuka wera, bamara bakagwa bakavamo. Nuvuga ngo probability yo kugwa nubwo warahawe umwuka wera, nubwo wabuze ijambo, nubwo warasogongeye ku mpano iva mu ijuru birashoboka. Babigeranije noneho n'inkuge. Rero bavuga kuri ya murongo ugaragaza ko uwo muntu adashobora kugwa. Oya, kugwa ni ibya buri wese, ariko kuvamo si ibya bose. Kuvamo hehe? Kuva mu gakiza. Ushobora kugwa ntuve mu gakiza? Ushobora kugwa. Gute? Ni ukuvuga ngo ushobora kwiba noneho umutima ukakureka. Iyo wibye ubwo buguye? Ubwo ntabwo uvuye mu gakiza? Ubuvuye bo, ariko wakwibuka, tukumvikana, wakwihana, Imana ikongera ikakureba nk'uko yakureba gutari wiba. Ndagira ngo ahantu uhasobanure cyane humvikane, kuko kubera iki urumva uri muri atwereka ngo umuntu ashobora kugwa ariko ntasokemo. None uravuze uti umuntu wibye ubwo araguye kandi anasohotsemo, gusa ibyo bintu bihuriye hehe? Ni urugendo, nuvuga ngo twabigereranya, urabyumva neza. Urugendo habamo imvura, kunyagirwa, hakabamo gusitara, niho bigenda neza. Kuko Paulo yageranije agakiza n'inkuge mu nyanja. Ya nkuge mu nyanja, abantu bari mu nkuge nanjye nayigendeyemo, haba harimo byose, toilette, restaurant, bivete, isoko. Ariko hari n'abarwaniramo kuko abari isoko. Iyo barwaniyemo rero ukubise undi hasi ntabwo amukubita mu mazi, amukubita mu nkuge. Yankugira mujyana yashaka kanapfa kuko abane n'abarwayi bapfirabo. Inkugira bakomezanya bakazabashingura bageze ahigiye, ntibabata mu mazi. Abagereranje agakiza batyo ni Karuve. Baravangwa agakiza no mu ndirimbo ya 38 mu gakiza iravango ubu natwe dufite iyo nkuge. Na agakiza twahawe na Yesu, niba ushaka ubugingo ngwino wihitiremo agakiza we kurimbuka. Noneho Karuve agereranije agakiza n'inkuge avuga ko abantu bagwa mu nkuge batagwa mu mazi. Nandizo mpamvu uri muri Yesu ugasambana, usambanira muri Yesu. Waba uri muri Yesu wakwiba ukibira muri Yesu. Waba uri muri Yesu warwana ukarwanira muri Yesu. Nta cagukura muri Yesu, niko basobanura. Kuko muri Yohana 6:44 haravuga ngo nta waza kwa data atarehejwe nawe. Noneho muri Yohana 10:28 hariya haravuga ngo kugira ngo 29 haravuga ngo intama zanje ndazizi. Iyo mirongo kandi zumva ijwi ryanje kandi zikankurikira, nta wazimvuvunura mu ntoki. Nyine iyo mirongo niyo bifashisha ubwo. Noneho rero reka mu ruhande rwabo bantu nyine noneho Karuva akavuga ati iyo nkuge kwiri mu nyanja ugwa kwayigwamo ubituma akayitumamo ikabijana byose ikazabigezayo, kandi aho tugiye akaba hasa no mu ijuru kuko turi mu rugendo, aba yemeye Yesu bose bazagerayo. Noneho Paulo arabikosora. Timoteyo ya mbere igice cya 18 avuga ko hariho bene data baretse umutima wo kwizera bamera nka Humenayo na Alexandre, abo nahaye Satani kugira ngo bigireho kudatuka Imana. None abishira no muri Timoteyo ya kabiri ibice 17-19 aho yavuze bya Humenayo na Fileto bavuye mu byizerwa bagatangira kubwiriza ko umuzuko warangije kubaho.
aravuga ngo ariko urufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Pawulo aravuga ati rero inkuge iyo yinjiye mu nyanja koko yinjirana abantu, ariko Karive yibagiwe urugendo n'intambara duhurira mu rugendo. Hari ikintu yavuga icyitwa intaza. Intaza ni urutare ruhagarara mu mazi ariko ntururebe uri imusozi, ariko cya gice cy'inkuge kigenda mu mazi hasi kikaza guhura na rwa rutare iyo inkuge itakurikiye inzira nziza. Rwa rutare rurayikubita kuko rutanyiganyiga rukomeye kurusha ya nkuge, irasaduka. Nizo mpamvu bavuga ngo hari Humeneyo na Alexandre babaye nk'inkuge imenetse ku byo kwizera, bareka umutima wizera kuko umutima bamwe barawuretse, nuvuga ngo babaye nk'inkuge imenetse. Za yantaza rero yamara gusatura inkuge, abazi koga bakagendera ku bice by'imbaho, abazi koga bakogera mu mazi, abandi bakazama, noneho bose ntibagereyo. Pawulo avuga ko abizeye we Yesu bose batazagerayo, bitewe n'iki? N'urugendo tugendamo n'intambara duhura nazo. Bamwe bahura nazo bakanirwa guhangana nazo zikabagusha. Ibyo irabibuza gute ni aka kantu ngo umutekano wo mu gakiza? Umutekano w'agakiza ni ukureba n'ugurinda urugendo rwawe. Noneho rero kuko tutaragerayo mu rugendo ntituragerayo kuko Yesu impanda ntiravuga. Impanda nivuga ngo biraragiye, abanesheje nibwo bazamenyekana. Ariko uko turi mu rugendo za ntaza ziracahari. Harimo imvura mu rugendo, hakabamo inzara, hakabamo abambuzi, hakabamo izuba, hakabamo gusitara, hakabamo kunyagirwa. Ibyo byose tugahura nabyo mu rugendo. Hari abo bihitana, hari igihe uhura n'isuri ikagutembana kandi wagendaga ntugere iyo. Niko gusohokamo se? Oya, niko guhura n'ibigeragezo mu gakiza biremereye, ugahura n'urugamba rwo gupfakara, ugahura n'urugamba rwo gupfusha. Ndavuga ku cyaha, ibyo ndabyumva, reka turimo turaganisha ku cyaha, kugwa no gusohoka mu gakiza. Nizo mpamvu uwanditse Abaheburayo yaravuze ngo bakagwa bamara bakavamo. Imana irabizi ko ibidusitaza bihari, nizo mpamvu itadutererana iyo tuyishingikirijeho nubwo twaba dufite intege nke. Pawulo yaravuze ngo nzirata intege nke kugira ngo imbaraga za Kristo zisage, si uko nakora ibyiza, ahubwo nuko nakwishingikiriza kuri Yesu akaba ari we unshoboza. None aravuga ngo nshoboza byose na Kristo umpa imbaraga. Ushatse kutwereka ko umutekano wo mu gakiza umuntu agomba kuba ari we wicunga neza. Oya, bigiramo uruhari. Hakaba none ikintu cyitwa collaboration n'Imana, ubigiramo uruhari kuva ku gice cya 6 n'Imana ikakuyobora mu byo wagizemo uruhari. Uko niko kurinda umutekano, niko kurinda umutekano, ukagenzura uru rugendo. Nzahura n'intambara, za ntambara mpona nazo nibyo bigeragezo byo kwisi. Nzarenganywa, nzagira inzara, nzicwa n'inyota, ariko nzazirikana gusohoza urugendo. Narizo Pawulo. Hanyuma ubwo ushoje twereka yuko bishoboka ko umuntu ashobora kugwa akanavamo. Ariko waguye ntavemo arihada. Kugwa wabigereranyije no kuba umuntu yagenda kiba. Ari umukirisitu. Bikamutungura, kwakongera kihana. Kubisohokamo no gusohokamo. Nuko baza bakabwira bati wakoze icyaco kwica abantu, ntukibabariwe, byarakurangiranye, kuri wowe nushaka wirorere. Hari abigisha batyo, wabivamo ukagwa burundu, ari uko ateye ubwoba n'abantu. Ari abantu babikwishe gutyo ugasohokamo gute? Gusohokamo go kubivamo no gusubira mu bibi wazamo kera. Wasubira mu byoze bukera ukabuti ni hahandi. Ari watubwiye Butare, barabwira kuki udatanga icacumi? Aravuga ati camarira iki? Ko hari umuntu wambwiye ngo ubwo nishe abantu ntakibabariwe cyo cahindura iki? Urumva? Ora umuntu ugihumeka wese yababarirwa, kuko hari ibyaha bibiri bitababarirwa Imana yatwemereye: icaco gutuka umwuka wera n'icaco kwiyahura. Nibyo bibiri gusa. Udakoze kimwe muri ibyo Imana yakubabarira. Tuzagaruka ubutaha n'ibyo tuzayoga gutuka umwuka wera no kwiyahura. Hanyuma pasi ndibwira ko twati gusobanura kubirebana n'agakiza kugira ngo abantu bamenye ishingiro ry'agakiza. Ibi bintu tubwiye bihabanye na bya bindi byo muri
ya madini twabonye bya discipline birahwana by'imyambarire by'imidefirize by'imikufi n'ibiki byose ukuvuga ngo ibintu utubwiye bigaragaza ko umuntu akijwe ko afite agakiza nta hantu bihuriye n'ibyo twize ubushize iyo twize iby'umubiri ibyo twabonye ubushize byasaga n'ibishigikira ibigaragara ubu noneho tubonye ibintu bishobora kuranga umuntu wakijijwe bishobora kuranga umuntu wakijije ariko ntabwo arasohora nawe kuko iyo process y'urugendo ni Yesu uzayihamya agarutse mu bwami bwe akavuga ati impanda iravuze abakiranirwa bagumye bakiranirwe abera bagumye bere icyo gihe rero uruhande rw'intama ruzagaragara n'uruhande rw'ihene rugaragara ariko nyine ibyo ni bimwe mu bintu tweretse bigaragaza ko uyu muntu ari mu agakiza ari mu rugendo rw'agakiza ukuvuga ngo nta hantu bihuye na bya bindi twize bya discipline ntaho bihuriye reka tugushimire rero ku bw'uyu mwanya uduhaye pastor ukatuganiriza kuri ibi bintu bigaragaza umuntu uri mu gakiza uko umuntu agenda atera intambwe kugira ngo azagere ku rugero nkuko Paulo avuze ngo urugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo hanyuma turagira ngo mu gusoza kudufasha gusenga hanyuma kandi tubwira n'abadukurikiye kuba badufasha kwamamaza ubutumwa kugira ngo bugere kuri benshi dufashe hanyuma urasoza utanga nimero zawe. Dushimiye bene data badukurikiye kuri iki kiganiro c'agakiza nkuko nabasobanurire ko agakiza ari urugendo rutararangira turi mu isi rukaba ruzasozwa Yesu Kristo aje guhemba abakiranutsi kubw'imirimo yakoze ndetse no guhana abanyabyaha nicyo kizamugarura. Ariko none icyo mbabwiye nubango mu rugendo rw'agakiza duhura n'inzitane nyinshi, duhura n'ingorane, duhura n'ibibazo ari byo bigeragezo, kuko ugenda ahura n'imvura gahura n'abambuza gahura n'izuba gahura n'inzara. Natwe mu gakiza duhura n'abatugerageza tugahura n'ibitandukanye. Ariko ndasabira bene data bari mu mpande nke z'isi kugira ngo dushikame turinde umutekano w'agakiza kacu tugendera ku Baheburayo 6:4 havuga ngo umuntu ashobora kugwa akavamo ariko ndashobora kugwa ntavemo kuko yishingikirije Yesu Kristo. Yesu Kristo akamurwanirira ntitwirwanirire. Yesu Kristo rero nitumuhanga amaso ni uzatuma dusoza ubugendo. Abayorwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana, ni uduha imbaraga, ntabwo asimbura ahubwo arafasha kugira ngo turangize urugendo. Yesu Kristo nagaruka azaduhembe ikamba ridashira. Ibyo twambaje mu izina rya Yesu. Ngiye gutanga nimero rero kubakeneye kuzatubaza. Nimero yanjye ni Pastor Mpazibirego 0783 407035. Subiremo 0783 407035. Tigo ni 0724 34 Imana ibaha umugisha, murakoze, mugubwe neza, kandi Imana ikomeze kubagezaho ubutumwa bwiza twasangiye. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza kubw'ubutumwa bwiza tumaze kwamamaza. Ni kubw'isezerano ryawe, inshingano ikomeye Yesu Kristo yadusigiye ko tugenda mu mahanga yose duhindura abantu bose kuba bigishwa bawe, ni ukugira ngo aya magambo abashe kugera kuri benshi kugira ngo bakizwe. Twemera kunezeza bose muri byose kugira ngo abantu bashe guhinduka bave mu ngeso za kamere, kandi iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu ahinduka icaremwe gisha, akaba ataye ibya kera. Ariko ntabwo biva kuri ahubwo biva ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu, kandi akadusigira ijambo ry'umwuzuro kugira ngo tubashe kunga Imana n'abazimiye. Narizo mpamvu turabatamye mu cyimbo ca Kristo. Nsabiye abisi yose kugira ngo bazaba batamye mu cyimbo ca Kristo bose bahindure benshi ku bukiranutsi kugira ngo bazasoze ryasezerano rivuga ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Abari mu mahanga yose bahindukire bakora umurimo w'Imana kugira ngo yangororano tuzabashe kwigeraho nitutagwisari. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Reka tugushimire wowe muvandimwe warubanye natwe mu kiganiro. Imana igumugisha cyane kandi herekeza ubutumwa bwiza wumvise ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango wawe muri urugendo rw'agakiza. Imana ikomeze kubana nawe kandi mudufashe kwamaza ubutumwa bwiza musharinga ku nshuti zanyu, imiryango,
kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose. Hanyuma turababwiye ngo ikiganiro nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom, shalom, shalom. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano